Reka dukomeze n'inkuru yacu yitwa ubuzima bw'imvange. Iyi ni episode ya 10. Nge mukomeje kubana nitwa Wusi. Ubundi ni ibintu bidasanzwe kubaho ko umuhungu wiga muri tronkome akundana n'umukobwa wo muri superiere. Nanjye ubwanjye sinari nzi ko ibyo ntekereza byampira. Numvaga Diane mukunda cyane. Sinari nitaye no ku mwaka yigamo cyangwa se uwo nigamo. Numvaga tugomba gukundana uko byagenda kose. Nk'ibisanzwe twarahuye tubanza kuganira mu bya biganiro n'ubundi dusanzwe tuganira. Ariko naratinyutse mubwira ukuntu ari mwiza, ariko ibyo nabivuze nigize karume. Yaramwenyuye maze aranshimira, arambwira ngo sha nyine abantu benshi bambwira ko ndi mwiza, gusa nge ntabyo mbona. Nese mubwirana buryo wambaye ikirezi ntamenya ko kera uwo urihariye, imico yawe ijyana n'ubwiza wifitiye inyuma. Diane yumvishe amagambo atangira gutungurwa. Ntabwo yarari kwiyumvisha ko ari njye uri kuyavuga. Yaranyitegereje maze ahita ampamagara agira ati, Samwe uri kuvuga ibiki? Nanjye nahise nkomerezaho ndamubwira nti, Diane ndagukunda kandi bimvuye ku mutima. Ndagukunda cyane. Sinzi ngo yahise atekereza iki, ariko wabonaga ko atunguye cyane. Yahise ambwira ati, oya urabizi ibyo bintu ntabwo byashoboka. Njyewe ntabwo nkundana n'abahungu. Ikindi kandi wowe uracyari n'umwana, ntabwo njye nawe twakundana ngo bishoboke. Ndumva icyo wagasize imbere ari amasomo yawe. Mu by'ukuri ibyo si byo nari nkeneye ko ambwira. Naramubwiye ngo ariko njye ntabwo ndi umwana nk'uko bitekereza. Ikindi kandi gukundana ndakeka nta shuri bisaba. Sinzi impamvu wamakanira gutya. Diane yariyumviye maze ahita ahaguruka arambwira ngo reka tuzabonane ubutaha kandi ushyire umuhate mu masomo yawe. Ukeneye kuva mu cyiciro urimo ukajya mu kindi cyiciro. Nasigaye aho ariko nyine numva nkoze amafuti. Diane we ntiyigeze abitekerezaho cyane. Yumvaga ibyo namubwiye ari imikino. Ntiyumvishaga ukuntu umuntu nkanjye ugaragara nk'umwana namukunda ngo bishoboke. Nanjye sinigeze ncika intege. Nakomeje guhatiriza kugeza naho nagiye musanga mu ishuri rye. Ubwo kandi ku ruhande rwa Diane intekerezo ze zari zaratangiye guhinduka. Abagenzi be baramwegereye bamubaza impamvu imico n'imyifatire ye bisa nkaho byahindutse. Nuko abasubiza agira ati, rero byatangiye ari nk'imikino, mufata nk'umwana. Mwese murabizi ko ntajya nemerera umuhungu wese ngo ambwire ibyo yishakiye. Ariko kuri we naramwemereye, turasabana, turaseka. Mbese niwe muhungu numvaga nisanzuyeho. Numvaga ibyo kuri twe bihagije. Ariko iyo mikino yose yaje kuvamo ikintu. Gusa ariko nimbibabwira muranseka. Muzi ko ka gahungu ukambwiye ko kankunda. Nagize ngo ni imikino ariko kari kariseriye. Bose barashwanyutse basekera rimwe bamubaza bati, se wowe uramukunda? Diane mu kubasubiza yabanje guceceka akanya gato, ari nako amwenyura, maze arababwira ngo ntabwo mbizi. Gusa uriya muhungu ni umwana mwiza, agira umuhate mu byo ari gukora byose, ni umuhanga kandi shaho anyitaho pe. Diane baramubwiye ngo gukundana na kariya hungu si byiza kuri wowe. Waba uri kukica mu mutwe ugasanga ukabujije kwiga. Gusa ariko umwanzuro ni uwawe. Bahise bagenda bamusigaho. Diane yatangiye kwibuka umunsi wa mbere ahura na Samweli bavuye kuvoma. Arongera yibuka ubwo yari ari kumusobanurira imibare. Nanone kandi yibuka n'ibindi bihe byose bagiye bagirana, maze arisetsa aramwenyura. Nagabanyije kongera guhura na Diane. Ubundi imbaraga zanjye zishyira mu kwiga nk'uko yari yabimbwiye. Gusa ariko nubwo nabaga ndi muri ibyo numvaga mukumbuye cyane.
nawe ubwo ntiyari atuje, bisa nkaho yari akumbuye bya biganiro byacu. Ubwo nari ndi mu ishuri ndi kwiyigira, natunguwe no kubona Diane yinjiye mu ishuri ryacu. Ntabwo nari mbyiteze, nagize ngo wenda n'undi muntu aje kureba, ariko yakomeje aza agana mu ntebe nari nicayemo, maze anyicaye iruhande. Abanyeshuri twiganaga bose baratunguwe, bibaza ukuntu umukobwa mwiza nka Diane yaza akicara impande yanjye. Ubwo yaransuhuje, ambaza amakuru n'icyo ndi kwiga ngo ansobanurire. Namusubije byose yarambajije, maze atangira kunsobanurira ubona byishimiye. Byagezemo hagati niko kunyitegereza cyane n'ijwi rituje cyane agira ati, Samuel, umbabarire cya gihe nyine nagiye ibiganiro byacu bitarangiye, menya byarakubabaje kandi ntabwo nifuza ko wababara ari njye biturutseho. Numvishe ayo magambo avuze mpita nigarurira icyizere. Nayatekerejeho numva asa nkaho yari arimo igisubizo nari nkeneye kumva. Sinzi uko byagenze ariko nisanze namuhobeye n'ubwuzu bwinshi. Kuva uwo munsi Diane twarakundanye, ndetse n'urukundo rwacu rujya hanze, ikigo cyose kirabimenya. Nahise menyekana cyane kubera ko buri wese yabaga afite amatsiko yo kumenya umuntu ukundana n'umukobwa mwiza mu kigo. Mu by'ukuri intego yanjye nari nyigezeho. Yamfashije kwiga, dore ko nari ndi mu mwaka wa 3 nagombaga kwitegura ikizami cya leta. Ubwo nawe yabaga yitegura kujya mu wa 6. Kubera ukuntu amukundaga, numvaga ntava kuri icyo kigo ngo njye kwiga ahandi. Ibizami by'ikigo twarabikoze birarangira. Birumvikana ko abandi bagombaga gutaha, hagasigara bazakora ikizami cya leta. Diane nawe yagombaga gutaha kimwe n'abandi bose, njyewe nkasigara. Umunsi wo gutaha mu gitondo cya kare, imodoka zibacyura zari zahageze, ariko njye na Diane gusezeranaho byari byatunaniye. Bisa nkaho naramufatishije wese. Mu kumusezera yarampobeye, arangundira n'amarira menshi, ambwira ati, ndumva ntagusiga. Ndi gutekereza ko nazongera kukubona nkumva irungu riranyishe. Namuhanaguye amarira, ndamubwira nti, humura mukundwa, ibyo byiyumviro ufite nanjye nibyo mfite, ndetse bibaye ngombwa twakwigumanira, ariko ibyo byo ntibyashoboka. Gusa uzajya uzirikana ko mukunda. Ubwo yahise ansoma ku itama, ubundi arahindukira aragenda. Ariko nkimufashe ikiganza nanjye nabaye nk'umukurikiye, ariko ngeze aho ndamurekuza. Ataragera kure yahise yongera arakata, agaruka yirukanka angwamo wese, ubundi turasomana biratinda. Ibyo byararangiye, maze yiruka agana mu modoka, shoferi ahita yatsa imodoka, baragenda. Ubwo natwe ikizami twaragikoze kirarangira, maze turataha. Nari mfite amatsiko menshi yo ku ishuri rya Diane. Narebye mu dupapuro ngo ndeba ko nanditsemo nimero ya telefone yari yampaye, maze ndamuhamagara. Twavuganye umwanya munini nk'abantu bari bakumburanye, kandi wumva anyishimiye cyane. Twatengushywe n'amayinite yadushiranye. Ubwo twakomeje kujya tuvugana kugeza Benita ashatse kumenya umuntu tuba turi kuvugana. Namubwiye ko ari umukobwa nkunda, maze atungurwa no kumva mfite umukunzi. Nari mfite agafoto ka Diane yari yarampaye, nakeretse mushiki wanjye, akabonye arambaza ati, se uyu mukobwa ntakuruta? Ndamubwira ati, aranduta ariko turakundana. Benita yaratunguwe ariko ntiyabigira birebire. Umunsi umwe napanze na Diane ko twahura, arabyemera. Ubwo nagombaga kwikoraho, dore ko nari mfite amafaranga wa mukecuru wanjye yari yaranyoherereje yo kwifashisha mu biruhuko. Nambaye neza, mfata akabisi nerekeza aho twari twapanze guhurira. Narahageze, nsanga yahageze kare, arantegereje. Mbega ukuntu yasaga neza, yari yambaye neza, agaragara bitandukanye nuko yagaragaraga turi ku ishuri.
twaraganiriye biratinda, nari nahebye mugurira impano y'agasaha ndayimuha, arishima cyane. Twaje gutandukana bumaze kwira, buri wese atabyifuza, gusa ariko nta kundi twagombaga kubigenza. Ndetse natashye numva mfite akanyamuneza ku isura yanjye n'indani muri njye. Ubwo amanota y'ibizami yaje gusohoka, dusanga njye na Eric twatsinze ku manota meza cyane, ariko batwohereza ku bigo bitandukanye. Kuri iyo nshuro noneho ntacyo byari kuntwara, ndamutse ntari kumwe na Eric, n'ubundi nari imaze gukura. Ahubwo numvaga bishobotse nasubira kwiga aho nigaga kugira ngo njye nibonera Diane. Ibyo nabibwiye mushiki wanjye Benita, arabyanga, ambwira ko ngomba kuzajya kwiga ku kigo banyoherejeho. Mbere y'uko ngenda ariko nabanje kujya gusura ababyeyi n'abavandimwe banjye. Hari haciyeho igihe kinini twari dukumburanye. Bakuru banjye bamwe bari bamaze kugira abana bakuru. Papa na mama nabo imyaka yari imaze kuba myinshi, birumvikana ak'ubusaza ntikabura. Mama yakundaga gukora cyane, akorora n'amatungo menshi atandukanye. Nashimishwaga n'ukuntu ababyitayeho kandi binamushimisha kwita ku matungo. Gusa numvaga mugiriye impuhwe. Nabonaga uburyo yitanga n'ukuntu nta kintu yinubira, nkumva binkoze ku mutima, nkumva muri njye mufitiye ideni. Narebaga ahantu batuye n'imibereho yabo, nkumva atariho bakagombye gusazira. Numvaga mfite icyo nakora nagikora, ntibazahasazire. Aha sinari buhamare igihe kinini, kuko nagombaga kwitegura kujya ku ishuri. Mu kubasezeraho, papa yampaye umugisha, arambwira ngo mwana wanjye nguhaye umugisha wa kibyeyi, ntuzarangare kandi uzabe umugabo, ujye uharanira gukora icyiza gusa. Ikindi kandi uzakundwe na buri wese. Ayo magambo yankoze ku mutima, ubundi ngenda numva mfite icyizere cyinshi. Umunsi wo gutangira amashuri warageze, nanjye nagombaga kwitegura nkagenda. Nanone yari ikigo kindi gishyashya ngiyeho, nacyo nta muntu n'umwe nari nziyo. Birumvikana ko abo twari buhurireyo bose bari bashyashya. Nafashe urugendo ndagenda ngera kuri icyo kigo. Cyari ikigo cyiza mu bigaragara inyuma, gusa byari bitangaje ibyo nahuriyeyo nabyo nkimara kugerayo. Ndagushimiye wowe wafashe umwanya wawe ukantega amatwi. Nizere ko tukiri kumwe no mu kindi igice cy'iyi nkuru. Njye mukomeje kubana kandi nitwa Ubusiwusi. Imana ikomeze ibane namwe.